Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV ndetse n'abakunzi b'imigani n'inkuru zitandukanye. Muhawe ikaze kuri YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV inyuzwaho inkuru nshyashya ndetse n'imigani n'ibyegeranyo. Nanone muri uyu mwanya tugiye kubagezaho umugani wa Rukundo na Ineza. Byaje kugenda uterero ibyabo. Wibuke gukanda subscribe ndetse na like kuri iyi video kugira ngo dukomezanye. Nanone umugani witwa indirimbo itarigeze yumva. Habayeho umugabo witwaga Rukundo, yari atuye mu mudugudu muto wuzuyemo ituze ariko umutima we wuzuyemo ubukonje. Yari umugabo ukunda amafaranga kurusha abantu, akagira umutima ukomeye nk'urutare. Yari afite umugore mwiza witwaga Ineza, umugore wicisha bugufi ukunda umugabo we n'abana be kurusha uko yakundaga ubuzima bwiwe. Ineza yari azi kuririmba, ijwi rye ryari ryoroshye nk'umuyaga uhumeka wa buri mu gitondo. Nanone iyo yaririmbaga abana barahagararaga, imbwa zigaceceka n'ibiti bikamera nk'ibiteze amatwi. Ariko Rukundo we ntiyigeze yumva Ineza. Iyo Ineza yatangiraga kuririmba, Rukundo yahitaga avuga ati ceceka ose nyine, indirimbo ntizishyura ibiryo. Umunsi ku wundi Ineza yakomezaga kumutegera amatwi, nanone akamutekera ibyo kurya, akabimutunganyiriza nk'uko bisanzwe, akamumesera ndetse bifatanije no kumwubaha. Ariko umutima wa Rukundo wagumaga kure nk'ikirere kitagerwaho na buri wese. Igihe Ineza yarwaraga, Rukundo yaravugaga ati ntugire ubunebwe utankinisha, akazi karagutegereje. Igihe Ineza yararagarira mu ijoro, Rukundo we yararaga asinziriye yiseguje amafaranga ye. Yakundaga amafaranga cyane. Hashize imyaka myinshi, Ineza yaracitse intege, indirimbo ze ziraceceka, inseko ye yarazimye ntiyongera kugaragara, n'amaso ye yatakaje urumuri, ntiyongeye kubona ukundi. Umunsi umwe Ineza yagiye mu murima, agaruka ameze nabi cyane. Yagerageje kuririmba indirimbo ya nyuma, ijwi riva mu kanwa rimeze nk'ikirira gisabiriza. Ariko Rukundo arongera ati utamenyera cyangwa nkunginishe, nta mwanya mfite wo kumva ibyo bintu byawe. Nanone muri iryo joro Ineza ntiyongeye kubyuka. Mu gitondo inzu yari ituje kurusha uko byari bisanzwe. Abana barariraga, nta muntu n'umwe wabasubizaga. Rukundo ajya kureba Ineza aramuhamagara, ariko Rukundo ntiyigeze yumva ijwi rya Ineza rimusubiza. Nuko Rukundo amukoraho, yasanze umubiri wa Ineza wakonje cyane. Nuko muri ako kanya umutima wa Rukundo waramuriye umushinja byinshi. Ineza ntabwo yaje kurengaho, yaje kwitaba Imana. Nawe nyumvire, mu mihango yo kumushyingura abantu bavuze byinshi byiza kuri Ineza, urukundo rwe, Ineza ye, indirimbo ze. Rukundo yumvaga buri jambo rimumena nk'inkota, rimumena umutima. Yibuka uko yamwimye ijambo ryiza rimwe gusa, ndetse akibuka uko atigeze amwumva na rimwe, bikamurya bikamushengura umutima. Hashize iminsi, Rukundo yatangiye kumva indirimbo mu matwi ye mu ijoro. Si uko Ineza yaririmbaga, ahubwo indirimbo y'agahinda ndetse yamuberaga nk'icyaha kuri we. Yagerageje kugura ibyishimo n'amafaranga ye, ariko ntibyigeze bimukundira, ntiyigeze abona ibyishimo. Yagerageje kuganira n'abantu,
ariko amagambo ye nanone aramunanira. Umunsi umwe Rukundo yaricaye wenyine aravuga ati, naratinze Ineza, mbabarire, nanze kumva indirimbo yawe ukiriho, none ndi kuyumva utakiriho. Ineza, naragukundaga, umbabarire, narikunze nkunda iby'isi ndetse n'amafaranga kuruta uko nagakwiye kuguhereza urukundo no kukumva. Ati mu bundi buzima nitwongera guhura, ntabwo iryo kosa nzigera ndigwamo, nzagukunda ndetse nzaguhereza byose ukeneye mu buzima bwanjye. Mbabarire, ndagukunda, yari Rukundo. None somo ry'umuganiriro cyangwa uyu mugani uratwigisha iki? Urukundo ntirupimirwa n'ibyo dutunze, ahubwo rupimwa nuko twumva abandi. Igihe ufite umuntu ukunda, mwumve kandi umwubahe, kandi umwereke ko afite agaciro, kuko ejo hashobora kutagera uwo munsi akaba ari wowe wa nyuma. Nanone hari indirimbo zimwe zumvwa gusa iyo utazitayeho ukazirengagiza zigaceceka burundu. Igihe wabagezagayo iyi nkuru cyangwa uyu mugani ni Fabien. Ni karibu kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Uzajya uduhereza like kuri buri kiganiro ndetse unadusharingire kugira ngo natwe tugere ku rwego rwiza. Ndabakunda cyane cyane, mani komeze bandebere icyoroshye. Nukenera n'igice cya kabiri nakiguhereza. Ciao.